ndabizi ko ushobora gukenera sexy ukaba wankuru niba kubonye ahita ajya mu nsi kureba mugenzi wawe ugasanga ufite agaciro. Ko mumeze fresh sana mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi, twongera kubasuza no kuba ikaze mu biganiro bya Yawe TV, bakozera kudukurikirana no kubana natwe. Mukomeze kandi mukurikirane ibiganiro Yawe TV ibibagezaho aho muherereye hose kw'ibyana y'isi. Tukubyana ari ku manywa mu gitondo cya kumugoroba bitewe n'igihugu uherereyemo, tuguhaye ikaze kandi tukibutse gushaka amakuru kuri website yawetv.com kugira ngo usobanukirwe na isi ibayerekeza. Ikintu cya mbere ni amakuru. Umunsi turi kumwe n'umwari wirabura. Meze neza? Meze bon. Bari kaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Urirabura koko. Ko ibintu bya mukorogo wapi wowe nago ujye ukorana nabyo? Wapi kabisa, umuntu agomba kuba proud yuko ari. Kuba proud yuko ari. Yeah. Cameraman tuze kujya tugendana agakweto kare kazamuye. Ako kawe birafatanya. Bana n'akantu bifatanya. Yitwa mu kibyo. Abanyarwanda rya byitwa ngo iki? Ndakubaza kambaza. Nyunganira. Nago mbizi tunagashekoje kakatariho. Inshwi. Inshwi se ni kurimo gukunda gukoresha. Bamutera abantu mu ariko. Inshwi ni ijambo umuntu akunda gukoresha ari kurera abana. Ari kurera abana. Yego ariko dukurikiranye n'abana. No ntago ariko mvuze. Nyine ni nk'agatera imwe umuntu akoresha yari guhoza umwana amukinisha ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe. Yego. Ariko n'umuntu mukuru bamubwira. Ahubwo umuntu mbona wenda kanshi gakoresha muri igihe wenda umuntu umuteye emotion ako se bana mwinshwe bana nibaza wenda ko kaza muri essence ya emotion maybe wenda umva umuntu aguteye nk'impuhwe tu ariko agakoresha nabwo ndi kumva agakoresha okay umeze neza ariko wakibwiye saba dukurikiranye ko witwa amazina nitwa umwari uzira umwaga n'umwanda marembo meza atanyamba ruguri rwiza rw'ubwatsi butoshye titi. Kanege. Ngiki twagera na. Umvishe iki? No. Gusa umvishe titi gusa. Yego. Nanone. Nitwa umwari uzira umwaga n'umwanda marembo meza atanyamba ruguri rwiza rw'ubwatsi butoshye. Uri umusizi se? Oya. Nuko nkunda gakondo. Ukunda gakondo. Yego. Umwari mwiza uzira umwana. Umwaga. Umwari yakaranzwe n'iki? Umwari yakaranzwe n'iki? Umwari yakaranzwe n'ubupfura, ubwitonzi, kubaha n'isuku. Yego. Ibyo byose urabyujuje? Yego. Nakitangira ubuhamya. Akwenda abo tubana nibo babaho ubuhamya neza. Umwari mwiza uzira umwaga n'umwanda. Ukunda kwicara gutyo? Aho n'abantu byaciye muri bo bicara gutyo. Ego. Inshwe. Ugasanga nanjye byaraciye. Aminashe imwe rurema. Cyangwa uberekaga kwita? Hoya no. Kibaza ko se ne wakabereka ni ka. Naga ari icyo ubwo nyine nuko. Ari nako wakabereka karaguhenze. Aha. Biraho. Okay, ni sawa cyane umwari uzimuraga yitwa Titi. Titi. Neza. Ndashima rurema. Umukobwa kiri mutoya ariko ntabwo byari kuba bihuye. Ahubwo ko tukabikagaza ngahe. Ntabwo gahenze. Yego. Ntabwo gahenze cyo ari igiciro. Ntabwo gahenze urese yakabona. Ku rwego ariho. Gusa ni buri wese. Ni buri wese. Iya. Ntabwo gahenze pe karaho nyine karasanzwe. Yeah. Okay, fresh sana. Yitwa Titi niyo giye kuba twitera story ariko iyo umuntu abonye ikintu ku mukobwa gisa naho kirimo expressive avuga ngo buriya se si impano bamuhaye. Kuri iki abantu bimva iyo myumvire ubwo turaza kujyana na ya gakondo twari turiho. Kuri iki abantu bumva ko umukobwa atabona ubushobozi bwegurira ibintu ahubwo ahora byi expectinga mu muhungu cyangwa mu musore. Ibyo ntekereza ko byabagaho mbere. Ariko ubu ngubu abakobwa cyangwa se abategarugori twese dufite ubushobozi bwo kuba twakwigurira ikintu bitewe n'urwego tugezeho cyangwa se ikinyejana tugezemo. Yego. Titi afite umukunzi? Yego. Afite umukunzi. Kubera iki se kuba waka ku mukunzi wawe ikintu ni ikosa?
byaterwa n'igihe kimwakiyemo. n'igihe kimwakiyemo Yego. ahubwo ni ikihe gihe Sample ni ikihe gihe sample y'igihe wakimwakiramo. yego Dusuppose ko ngize ibyago kandi nta tike mfite kujya gutabara. Bashaka kumubwira ati mukundwa ko yize ikibazo gutya na gutya nago mukundwa nago wamfasha gutya na gutya urumva ko nyine bimwatse mu gihe biri ngombwa. Yego. Inkweto wapi? Oya. Nago umuntu mukundana bamwaka inkweto. Possible. Tugiye nakunyuza mu ijisho ntekereza. Yakunyuza mu ijisho? Yego. Erega tugomba kwihagararaho. Subwa bari batekereza nkawe baracyari benshi iki gihe. Barahari. Kuko nanjye ndahari. Nyine ndavuze baracyari benshi, yavuze ngo nago bakiri benshi iyo byose bashobora kuba barimo. Barahari. Ariko ntekereza ko wenda ukunko niko umwanya yagatekereje ariko barabavuga bati wenda impamvu bavuga wenda ngo reka tujye natwe ibyo bavuze gukura sinzi igisobanuro cyo gukura uzakizo wowe gukura gusubwa ntago nzi igisobanuro cyabyo. Yego reka tubyite gutyo ntago turuza kujya mu busobanuro ariko reka tuvuge ngo wenda amamvu bahisemo kujya ngo reka bakure nawe arateganya kuri buze kumusura bikaba kimwe bango titi naza kunya kisa cyangwa inkweto ko byose ko hari aho nzagaruriza. Ubwo si nicyo cyabiteye se cyabiteye gute ndavuga nyine niho babihurije kuba bageze inkweto n'isaha hari aho nzagaruriza niyo mpamvu n'umukobwa avuga ati ko se muri nanjye ko nshaka kumusura n'undi bikaba gutya nta n'ikintu namwatse. Yego so ngubwire gute bundi kera nta mukobwa wajyaga gusura umuhungu cyangwa se niba wenda mufite umushinga wo kubana nabwo ntiwagendaga wenyine washakaga mugenzi wawe mukajyana ariko nyine ni kera ni ko na musore arasura oya si cyo nshatse kuvuga ariko ntibivuze ko niba ugiye gusura umusore ariko sex baye ntago ariko ahubwo nyine iyo myumvire ize kuva mu bantu gute kumva ko niba uri buryo usuye umusore ugomba kuryamana aho ngaho niho hari ikibazo ubundi niba hari ikibazo bize kuva mu bantu gute kuva mu bya kereka Yesu agarutse. None se wowe wajya gusura umusore ukajyana n'undi mukobwa? Yego. Byari byakubaho? Yego. Nango ugiye gusura umusore ntabwo ujya wijyana? Yego. No gutinya iki? Mba ninya icyo abanyarwanda bose bazi. Ntabwo bakizi ko nkanjye sinzi ngo gutinya iki. Mba ninya ko twese twambaye imibiri. Mba ninya ko nshobora kuza njyenyine ndabizi ko ushobora gukenera sexy ukaba wankurura ariko ninzara na mugenzi wanjye uzagira ubwoba cyangwa se ugira isoni nta kintu kizaba. Yego bivuze ko haba harimo risk mu gihe ubwo bivuze ko umukobwa wijyanye we ibyo bintu yarabitegereje bundi akenshi yari akwiye kugenda azi ko bishobora kuba ariko se ni bose ushobora gusura ibyo bintu bikaba ntabwo ari bose kubera iki uteganya kujya nyine babaye benshi batukisha umwe ubundi bavuga ngo umwe atukisha bose ariko babaye benshi batukisha umwe usigaye. Reka tuvuge ko Titi yagiye gusura umuntu ajyanye n'undi musore kugira ngo yirinde ko bya bindi bishobora kuza ko none reka tuvuze ngo wa musore azagufata ati aho ntashobora kuvuga ati wenda nuko atanyizera niba umuntu umwizerana wenda tuvuge mufite intego zo kubana kubera iki ibyo bintu mu biteganyaza kumwizera no kuba najya undi muntu biratandukanye. Kumwizera ni igihe numva ko nyine yatanisha inyuma ariko kuvuga nta muntu ujya wizera umubiri wundi uwizera umwana w'umuntu avuma. Yego kuroka no kutaguca inyuma igihe bikomeje gutyo kandi nawo umubiri arawufite akazabura n'undi mukobwa we wirangagije iby'uwo mubiri byagenda gute? nkasanga bari kumwe se cyangwa ngo wowe wavuze ko ubushizemo akantu ko gucana inyuma umuntu aguca inyuma wenda kuko wenda ari byashatse watabonye wenda tuvuge ko ntabimuhaye akajya kubishaka ahandi nkababona wamurenganya ntago namurenganya. Yego ntago namurenganya ariko adasabye imbabazi ntago nasubirana nawe kuki se watihanganye reka nanjye mfite umubiri niba nihanganye nawe nihanganye dutegereje time twihaye kuki wihangana we bikamunanira gute se nyine twese twambaye umubiri. Yego ariko urumva ko umwe nibura urabyumva ko uvuga uti wenda
njye yarabinsabye ndabyanga kandi wenda igihe cyo kubana cyari kitaragera ariko se ubundi byatwara iki mubikoze oya panasi ntabwo dushishikarije abantu kubikora ariko bibaye ko byose kose icyizere ku muhungu kiragabanuka kiragabanyuka yego agira afite umukobwa cyangwa umukobwa niwe kigabanyuka umuhungu niwe kigabanuka kuko avuga ati niba kubonye ahita ajya mu kigo kureba mugenzi wawe ugasanga ufite agaciro niko bitekereza ariko simbizi yego uko tubitekereza umuntu nawe uko bitekereza byandika muri comment yego muze gutera comment mubwire ikiriho iyo mumaze kuryama amatsiko yawe abashize wowe amatsiko ahita ashira yego ariko se wowe rero aho ngaho nawe hajya hancanga tureba ku ruhande rumwe kuki tureba kuri kotingo turabona ngo umusore amatsiko arashize hano ikajambo mujya mukunda gukoresha ngo yambonye ubwo niba ngo mbonye ngo birarangiye wowe ntabwo umubona wowe se ayo matsiko ku bandi ntabwo wayagira ayo matsiko agarukira ku batipe gusa ntabwo mbizi neza ariko nzi neza ko burya ubundi umugabo ni umutwe w'urugo sibyo umutwe iyo utekereje niwo uhereza izindi ngingo zose ubwo niba umutwe ugize ikibazo n'ingingo zagiye ikibazo nyine niba umugabo akubonye ariko mbivuga ko byose kose aragerageza kureba na mugenzi wawe undi atarabona niko nyine mbyumva yego twebwe ahubwo ntekereza ko umukobwa baravuga ngo umukobwa ahita arushaho gukunda umuhungu niko bigenda umukobwa ahita arushaho gukunda umuhungu mu gihe umusore we ahita amuzinukwa yego Banyarwanda mumbwire uko mubyumva mwebwe niba byongera urukundo subwo ni harimo ibanga ku mukobwa I don't know nzabimenye nashatse nzakubwira nzakubwira neza nashatse ahubwo cyangwa nagize ngo uzabikora ahubwo mbwira oya nzakubwira nashatse ibyo bintu tubwiye ni story wabwiwe cyangwa warabigerageje ako niko kabi nyine urumva niba uvuze ngo byongera urukundo maybe bishobora kuba byarakubayeho cyangwa n'umuntu waguhaye story nkunda kuganira n'abantu bakuze cyane ariko mba numva kenshi babigarukaho babivuga gutyo yego ko umukobwa igihe aryamye n'umutipe byongera ahanini urukundo rutaruzamuka ariko umutipe rukagabanuka yego gusa ko numva ariko ari impande ebyiri zitandukanye abantu bakwiye kubahiriza uruhe kugira ngo baze kujyana mu murongo ibihangane wanjye gahunda no kwihangana bagategereza Yesu bagategereza isezerano bahawe n'Imana yego noneho rero reka uzakune n'umukobwa n'utabimusaba wajya agira ngo wenda umuca inyuma wigeze kubimbwira avuga ati ngiye turamutse dukundanye ibyo bintu bitabaho bawanca inyuma ubwo ati niba umuntu atajya bikenera kandi ari twese twambaye umubiri ubwo nawe yaba bikeneye akajya ahandi yego ibyo ntibyaba ikibazo se paze ingingo twayivuyeho tuyivaho n'umuntu tuba turashaka gufataho umwanzuro tukayivaho tukabera ngo ese abantu bakwiye kuryamana mbere kugira ngo babane kugira ngo tujye ntabwo biri ngombwa nyine akonko nayo nkubwiye banza ukavugira akuko kuba wenda umuntu ashobora kuba yakwangira kutaba imwaka ubwo aho ngaho harimo impande ebyiri hari uwo kwangira kutaba imwaka urumva hari n'uwo kwangira ko uba imwaka wowe reba aho uhagarara ngiye nakongera ko binyaka kuko nakumva ko utanyubaha ubundi iteka umuntu wubaha cyangwa se umuntu ukunda uramutinya yego niyo mpamvu uri kumwe n'umuntu mukunda nakumva wamuhabye ndamutinya ariko simutinya ku buryo ntaciringa nawe ni ukuvuga ngo titi uko ahagaze ni uko buri muntu muramutse mukunda akagusaba ko muryamana mwahita mutandukana cyane aho ngaho rero uhagaze kuri side y'uko abantu bagomba kubana sex itabanze kubaho wana ibintu bita avance ntago avance ari nziza yego aho ni sawa cyane kabisa ariko se avance si ngombwa cyangwa se si oya turebe kuvuga ngo si ngombwa tutaze ko hari abantu turimisa si nziza ni kuri side ya titi reka twibaze ngo igihe mubanye mutarigeze mubikora wenda akaza gusanga harimo umwe bitameze neza aho kugira ngo batandukanye mwarabanye no kugira batandukanye mutarabana ikiza n'ikihe bitameze neza sample ubwo gute hari igihe ushobora gusanga ari umutipe utazi kubikora cyangwa se umukobwa utabikora neza ariko haje social media yego cyangwa se mukegera abantu bakuze bakabasobanurira yes
mwajya kuri social kuri media mukabyigiraho mugasacinga tu mukabyiga cyangwa se mukagana abantu bakuze yes bakabigisha pare na mane bashinzwe ikese niko kazi kabo Okay, ubwo iyo cyo ngicyo tukivaho ntago bikwiye ko abantu bagomba kuryamana mbere kugira ngo babane bavuye kwa pastor na hose cyane. Ese mu gihe wenda iyo ntego muyihaye ariko ubushobozi bukaza kwanga biraza kugena gute? Bikanga hamwe no gusenga birakunda kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Amen. Reka twigire kuri cya kintu cyo ngo tuzi cyangwa se undi mukobwa akundanye n'umuntu biba bikwiye ko ari nko mu gihe kingana iki ushobora kuvuga ngo reka njye kwerekana uyu muntu mu rugo mu gihe kingana iki mu gihe mwabyemeranyijweho ubwo tuvuge ni mu gihe kingana iki muri mu mukunda ntabwo bisaba igihe kinini biterwa wenda n'uburyo mubanyemo cyangwa se n'uburyo kimwe hoya nanone mwaba mukabije aho ni handi muzabana ukwezi kumwe mu divorce minimum period bariye hano uvuga uti nibura pana munsi ya mezi cyangwa y'iminsi wenda amezi make navuga ane mukundana yego icyo kintu rero uvuze cyo kuvuga ngo mushobora guhita mutandukana sintekereza ko abantu ko imiryango myinshi itandukana yamenye igihe gitoya ntago ariyo mpamvu ntago aricyo nyine ntago aribo batandukana gusa yego nanjye mfite sister wanjye akundanye n'umutipe imyaka 10 kandi ntibabane ariko ubwo ikintu kibatandukanye se kiba kirenze kuri n'umuntu imyaka 10 mugarangira mutandukana kimwe nuko aba ari ikintu kiri simple abo batandukanyijwe n'iki nyiri muto ntago mbese ariko wenda tuzatera story nk'umubazi ikibazo nako nyine batandukanye bakona imyaka yego cyo nicyo nzi rero zimwe mu mpamvu bavuga bati iyo ukumenya n'umuntu igihe kirekire impamvu batabana ubwo nibyo numva nawe ufite kubyumva bavuga bati umuntu mukuru igihe kinini wamaze kumenya imico ye yose wamaze kumumenya niyo mpamvu twa tuntu yagiye aguhisha uko mugenda mutindana ugenda utuvumba akaba niyo mpamvu mutandukanye buriya se maybe cyangwa se akaba ari indi mpamvu ikintu cyitwa inkwano maze iminsi mbona saga y'inkwano bavuga bati ntabwo bikwiye ko abantu bapfa inkwano zikwiye no kuvaho ubundi ishimwe ryo kukiri ishimwe umukobwa gusa wa view yawe ni iyihe ntabwo bari bakwiye gupfa inkwano yego kuko inkwano ni ingenzi kimwe nuko itanabonetse itabuza abantu kubana yego kuko mama ni umubyeyi na mama w'umutware wanjye ni umubyeyi rero ndi kumva hatabonetse inkwano ntabwo navuga ngo ntandukanye n'umuntu dukundana ngo ni ukubera inkwano ahubwo wowe n'umuryango wawe muri yeranje wenda mukabikora bikagenda bigaca mu mucyo niyo nkwano itabonetse yes ntabwo nagukwiye gupfa n'umuntu ko atagukoye yego ntabwo bikwiye bababyeyi se ubu bayishije rya shema bari kuvamo ku nkwano icyo mbere cyo bakoye cyose batakoye abo hanze ntabwo babimenya kuko aba ari iby'umuryango abanze ntabwo bamenye kuko akana se mu misango nibo bivuga iyo bagiye kwivuga bavuga ko bayitanze nubwo yaba idahari niyo yaba idahari bikaba igihuha ariko bikagenda neza yego rero ubwo twigarukiye kuri ya gakondo yawe wakomojeho inkwano ukurikije uko umuco ubivuga nuko gakondo yemera yaje kuba amafaranga iti kubona imbere zari inka njye nzakoresha inka bavuga bati niho habishya haziramo bizinesi urajya gutereta umukobwa nka titi mugacirikanya ati muraduhesha tuba bati dufite imwe n'igice ni ikiguzi ni ry'iterambere nyine ni bya binyejana tugezemo ariko njye nzakoresha inka yego mbona ari isa neza ntabwo ari njye uzayiha ariko byose ni ukubyumvikanaho yes wumva se uzakobwa nka zingahe umutware wanjye niwe uzi izo nkwiye nyine hari ukuntu umuntu aba yireba akavuga ati ariko urabona nkwiye nka zingahe mbona rwose munsi y'eshanu bitakora inshwe ngaho mbwira urabona nkwiye nka zingahe ntangiye ntanyweye kubera ko ahubwo uyu musore nadufasha niwe ubizobereyemo tatubwire
aba yihishe inyuma ya kamera. Abayihishe inyuma rimwe tuzamushyiraho nawe. Nese wowe ubona nyine uko nkazinga ku muntu waba ati nkurikije metero zanjye igihagararo cyanjye abona nk'eshanu rwose ari izo ngizo. Wowe ubona ko nkazinga. Icyo kibazo se kiroroshye. Umugabo wanjye azakibasubiza. Azakibasubiza. Wowe nta gisubizo ufite? Njye ntacyo mfite. Akabari hatari nyine. Ese tuvuge wenda umuntu murakundanye mugeze no kugiye cyo kubana ukaza gusanga afite umwana atakubwiye. Wabyitwaramo gute? Namubaza donc namushaka twicarana nkamubaza impamvu atamenya. Okay, tubana. Namubaza uburyo ki atabimbwiye. Yego, ariko pana kukanka mumubwira nabi. Ku mutima mwiza. Ku buryo nawe utamuzamurira kamera. Tuzamure sky. Umutware no kubahwa. Nyine urasa n'umuntu utuje. Akenshi iyo umuntu atuje ngo ari gihe ahura n'umuntu udatuje. Tambira ko nzahura n'igisare. Kuko bigomba kugenda. Oh yes. Nyine kuri ako kantu tuwe wenda wakibaza ngo uwo muntu wagwishe se ko mwako yabyaye nta bindi yaba yaragwishe. Cyangwa nabyo wabitindaho. Wenda ashobora kuba yarafite ubwoba bw'uko twashaka gutandukana bitewe n'uko yankundaga kandi kubyara nta kosa ririmo. Yego. Pfa kuba ataramwihakanye cyangwa se ngo amutererane umwana ajye kuba ku muhanda. Mbese cyangwa se kirimo. Wabigenza gute? Wakwihangana. Kuko umudamu umutima arihangana. Ese ko uvuga ibintu by'abantu bakuru kandi umuntu abona uri umwana. Ugize umuntu mukuru byatari. Oya ntago nikujije. Umudamu umutima arihangana. Ibyo bintu se ubikura he? Nose sibyo? Nibyo. None se nyine. Nyine mumva ko ukivuga ibintu by'abantu bakuru kandi umuntu abona ufite imyaka ingahe? Ndashaka kuba muremure ntago kandi mabona ko ndi mugufi. Iyo umuntu avuze imyaka se ntago njya gukura. Ntago aba muremure kandi nshaka muremure. Yego. Okay. Mu buzima busanzwe ukora iki se? Mu buzima busanzwe. Nita ku bwiza bw'abadamu. Wita ku bwiza bw'abadamu. Bwo mu maso. Bwo mu maso. Yego. Ariko hari n'indirimbo yigeze ugaragara mu niyande yitwa ngo iki? Yitwa Happy Birthday by Mario. Ubwo bivuga isabukuru nziza. Yego. Bari isabukuru nziza yo mutipe mukundana. Bari isabukuru nziza yo mutipe mukundana. Sorry? Bari isabukuru y'uwo mutipe mukundana. Yari ku isabukuru yanjye. Yawe. Yego. None true story irimo. Yego. Iyo ndirimbo ni true story. No mwayikoranye bivuze ko mukundana rero. Kubera iki ari kushizemo se? Ndimo ndabaza. Turakundana kuno sakwana n'umuntu udakunda. Wakorana n'umuntu mudakundana cyangwa se mudahura ngo muciringe. Okay. Ashane fresh kwe. No ngo yagushyize mu ndirimbo munakundana ahita arakora indirimbo y'isabukuru. Nshwe. Yasohotse ku isabukuru yawe iyo ndirimbo. Yego. Siko biri seriye wana. Nacyakugoye mose kujya mu mashusho wari usanzwe bimenyereye. Ntabwo yarubwa mbenye imbere ya kamera sibyo ko byantongoye. Byagusongoye. Ako nose ubwo ngo surprise ni yari ipfuye. Ko nibaza ko nyine indirimbo nk'iyo ngiyo cyangwa se y'isabukuru ibikwiye kuba nka surprise yamyushije mu buhe buryo? Wenda ari surprise. Yari surprise. Yego. Niba naribonye araho ndambaye ikabutura ndi mu rugo. Yego. Birasekeje. Abavuga amasaha y'amagambo. Ntekereza ko wayibonye. Nyine hari abadukurikiye batayibonye kugira ngo baze kujya amatsiko yo kujya kuyireba. Byari kunyifuriza umunsi wanjye mwiza w'amavuko. Ambwira nagira umuntu unyicira modo, umuntu unyicira umunsi wawe kabisa. Namwe muze kuyisearching mirebe kuri YouTube Happy Birthday by Mario. Yego. Mario se sharing sabo. Ni inshuti yanjye magara. Yego. Murakundana. Yego ni boyfriend. Yego. Yacyari ibanga. Yego. Kuri iki usanga umukobwa hanini mudakunda gutagaza ko mukundana ko mufite benshi. Hari igihe umuntu afite benshi akavuga ati Jemba ndi proud y'umuntu nkunda. Kuki subi kiri ibanga. Mucyarimo kuba navuze ko mufite ibyo byonyine birahagije. Yego. No kubuvuze ako amugani ndimo ndaca kure njya hirya no hino. No kubavuze ko indirimbo ya true story nabyo birahagije. Birahagije birabaye. Bivuze ko niba indirimbo ya true story no mwayikoranye nawe abantu babyumvise. Spesiye ibintu bya atari. Niyo ndirimbo ya mbere warogiye muri video. No, nagere ya mbere. Yego. Indi yari yihe wagize kujyamo? Indi ni bimpame cover parody yego.
ya Fili Petero na Marie. Okay, ni ibintu bamaze kumenyera. Ntabwo ndabimenyera cyane. Ni ibiki biri gutonda se? Hari igihe wenda usanga wenda nk'uko watangiye kumaza kuri gakondo uvuga ati wenda ngiye mu bintu binonda, hari igihe imyambarire bansaba kwambara ibintu bimeze gutya kandi amahame yanjye atabinyemera cyangwa se umuco gakondo atabinyemera. Ibintu bintonda ni amasaha gutaha nijoro. Yego. Kubera gushutinga igihe kirekire. Gushutinga cyangwa se ukajya studio bikaba ngombwa kutinda, nibyo bintu bintonda. Hanyuma se imyambarire wacu? Imyambarire hari n'imyambarire ntakambara. Ubwo sample nyine hari imyambarire ubona idakwiye umunyarwandakazi. Kugaragaza ubwambure bwawe ntabwo bari sawa. Ubwambure bivuze reba hari nk'umwenda wenda nakwambara hata nk'igiceri hasi, nanjye ubwanjye bikantera isoni yo kunama kugira ngo nkitoragure. Yego. Aho ngaho ni ubwambure waba bugaragaye. Uwo muri make ni imyenda migufi. Imyenda migufi cyane ntabwo nyikunda. Iyo ubonye se umukobwa yambaye umufata gute? Ni ibintu bisanzwe nyine nk'uko arabikunda kuko ntabwo twese dukunda inijimwe. Yego. Ntabwo nabugira ngo umuntu ku myenda yambaye kubikora. Oya. Kuko buri wese agira amahame ye, bagira ibyo akunda byo. Yego. Nta mpamvu yo gutera comment ku kintu umuntu yambaye kandi kimwe nuko nanjye uko nambaye atabikunda atabyambara. Yego. Ubwo se imyambarire n'umuco bihurira he? Abantu babihuza bakavuga ati kira ko abantu batanambaraga. Cyari ko nta myenda yabagaho. Niko numva bavuga ntabwo cyera narimbiho. Ariko numva bavuga ko cyera nyine impamvu batambaraga nta myenda yabagaho. N'akantu bambaraga yari uruhu rw'intama rw'iki se. Yes. Ariko imyenda iriho sinzi impamvu dushaka kwambara nk'abanyamahanga kandi twakagombye kwambara nk'abanyarwandakazi. Yego. Okay. Nrango rira abantu bibihuza n'ibyambere. Yego, bareka kwihuza. Tubihuza n'umuco we. Nuko yarezwe bitabihura. Hari igihe kenshi usanga bihuye naho yarerewe nuko yarezwe cyangwa se abamureze. Yego. Bivuze ko ariko siko aravuga ngo n'igihe usanga umuntu yambaye ijipo rigera ku maguru nyamara nta cyiza akora. Ntabwo imyambarire ihuye na character z'umuntu. Ntabwo bihuye n'imico yanjye. Wapi. Usibye ko bijyaguramo gake ariko wapi. Bijyaguramo gake ariko. Kimwe nuko nshobora kuba nkunda gufasha, nkunda kugira gute, ariko nka umuntu yandeba gutya nk'ikintu hasi byangoye. Cyangwa se nkambara ibintu birebire kusanga ibintu bitafututse imbere y'abantu. Ariko nta hantu bihuriye n'imico yawe. Nta hantu bihuriye. Kimwe nuko ushobora kwambara umwenda ukunze bidahuye no kuteye na character zawe. Societe igira ye impact se ku mico y'umuntu. Hari igihe ushobora gusanga batse abandi ko mbona utuntu tugufi twabereye wenda tungenda nkomeze kwambara ibintu bya free. Ubushiturwa n'ibyo ubonye. Ubaye nka yashitamba habavuga gutera iturwa yari yambaye. Gaterwa ukabona ishitamba ugatanurwa ari wambaye. Yego. Ubwo muri make ku mico y'umuntu societe arimo bifite percentage zingana iki kugira ngo imuhindure? Biterwa. Uri wa muntu societe yahindura wowe? Oya. Nkunda guhagarara ku kintu cyanjye. Amahame yawe subwa barayana. Amahame yanjye wenda niba mvuze ngo wenda tuvuge nashatse kwambara umukara hose, nta muntu wamfurusa ngo ambara umutuku. Ubwo se nibihura no kubana? Oya. Ahantu yita ko bawufunga koko? Oya. No. Niyo mvuze yego nyine ubwo ni oya tu. Ni hoya. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubara inyuma umutwe cyose ufunze umutwe bimwe by'iki gihe. Niba nambaye umukara nkumva ko mberewe. Nyine niwe nunshiramo ibindi ntabwo ndi bubyambaye ndi proud yabyo. Yego. Ntabwo ushobora kubikora ariko ku mutima wabitarimo. Bitadimo. Ntanabyishimiye. Ese ubwo ahanini usanga wenda umukobwa w'ubana cyangwa se usa naho afatwa muri societe nk'uyemera. Ari we ubusa naho akora ibintu bizima. Umukobwa societe ifata nk'umuntu wiyemera nyine uwo ngo uvuga ngo niba mvuze iki ngiki. Niba ikintu kigufi nashobora kucyambara sinacyambara nyine.
reka ubwize ukuri umuntu akubwira ngo uremera uriyemera ujye wishima nese ubugira ngo wemere iki ujye bikubwira se oya ntabwo niyemera kuba umuntu yiyemera se wabishima hari uyemera bitewe na level ariho hari n'uyemera nta kintu afite yego kandi kwiyemera nyine uba wiyumva hari uyemera agakabya hari n'uwiyemera kugira ngo abantu bamwubahe yego ubwo uyemera mu buryo bwiza nawe kugira ngo abantu bamwubahe nanone iyo wigize agateba ayobora ivu niko abanyarwanda bavuga yego muri iyi minsi akarimbo suwaraye n'akahe akarimbo mparaye happy birthday by Mari niyo mparaye ewana buri segonda ni ukukareba ugaharaye kubera ukarimo niya sisiteme yo kwikina apana kwikina ahubwo kuko ni nziza ifite ishusho ryiza amagambo yayo ni meza n'abarimo ni beza n'abarimo turi beza mo gake yego okay ni sawa cyane turagana ku musozo rero kugira ngo tukureke ntabwo tuze kuganira byinshi ahubwo wari kugira utuntu duke tujya tuganira iyo tugana ku musozo tureba bya bintu byose twagiye tuvugaho tukareba ngo umwanzuro wafatwaho waba ari uwuhe urubyiruko rutekereza ko kugira ngo wenda umuntu agukunde ari uko mwaryamanye baze gukuramo irihe somo hanyuma tujye kuri ba babyeyi batekereza wenda ko kugira ngo butabanye kugira ngo ubane n'umuntu ari uko inkwano ziba zashimwe mu gihe zitabonetse utuntu twose tuvugaho hanyuma tugasoza sorry cyambere cyagira giti umusore utekereza ko kugira ngo uwo mukobwa yemezwe ko nawe muko amukunda ari uko baryamanye aze gukora iki cyangwa se abatekereza kugira ngo banze gusezerana no kubana bagomba kuba baryamanye umusore nawe mukobwa ntabwo urukundo rugaragarira mu kuryamana cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina yego kandi niba ukunze umuntu umukunde uko yarapana kugira kumuhindura uko atari hari ukuntu umuntu aba ashaka guhindura look uko ugaragara ariko wingira uwo ntari ahubwo ukunda ukundi yego ngo ikiba kiriho ni uko bashobora gusanga wenda ukundanye na Cadette amezi uku nguku ariko ngo reka Cadette muhindure gutyo ukundanye wenda na Titi amezi uku ukabona ubundi se wakunda umuntu ukaza kumuhindura ngo bamukunze bekeza ko umuntu kumukunda ariko mukomezana hari ukuntu ukundana n'umuntu nyuma akabona wenda niba nkunda gutaha saa 11 akaba ari hamwe ko ngomba kwandi mu rugo we agashaka kugira ngo mpinduke undi muntu haye saa 3 cyangwa se saa 1 da kadupfe kushya saa 1 tugiye ushaka kumpindura kuko nyine usanze nta saa 11 ushaka kunahisha saa 1 urumva udashaka kugira undi muntu se no mu rwose tubona ko nahindutse yabaye undi muntu yego none se hanyuma ubwo icyo cy'abantu bakubwo inama nuko abantu bagomba kuryama nuko bamaze kubana mwihangane wana nta by'amatsiko biba birimo wowe n'amatsiko usugira amatsiko nzagera mbizi ko amatsiko azashira yego ari bushire ubu nayo wagira ubu ntayo nagira umubiri wawe urawukontorora yes ntabwo uri mu mubiri utegeka ntabwo umubiri ukwiye kugutegeka ahubwo ugomba kuwukontorora kuko iyo ugukontorora ukoresha ibintu bitari byo okay ni fresh kabisa ubwo icyo ngicyo tuba tukivuye turimo turasayininga out hanyuma ku mwana umubyeyi utekereza ko wenda igihe umusore nta mwana yazanye cyangwa se umwana ari cyo kintu cyihutirwa kugira ngo abantu babane so ababyeyi baracyabaho ariko maybe ko bahari utandukanye abana bakundana yego kuko wishakira umubyeyi nuri utazayibona uzabona gift mu bukwe gusa nawe ni umubyeyi yego ndikumva batari bakwiye kugira ikibazo cyane ahubwo niba umusore abuze inkwano mufashe umukobwa nyine mumushakire ubundi inkwano niyo baguramo ibishyingiranwa ntekereza mufashe umukobwa nyine niba mushaka ko abereka ibirori kuko nanone ushobora kubyanga ejo akijyana ukabura byose nk'ingati imennye ese uwo mugani amakosa yaba afite nde yaba afite umubyeyi bishobora kubaho ukundanye n'umusore akabura inkwano wakwijyana mu rugo bakanga ko bakabyanga nakwijyana ko mukunda urumva ntabwo impamvu yaba ari njye impamvu yaba ari umubyeyi wanjye
ariko ntekereza ko ababyeyi banjye ntabwo babikora. Nizaba kabisa turasoje wakaze cyane kutuganiriza no kubana natwe n'utaho uzagaruke. Murakoze. Abantu wahaye indirimbo yawe bayisanga hanyuma wabwira iyo make up uyikorera he ubundi ugiye tubivuga. Make up no kumpamagara. Ukora online? Yego. Ikindi iyo ndirimbo wayisanga kwa Mario. Yego. Bimpame cover wayisanga kuri Home Media. Yego. Okay, wakoze cyane. Murakoze namwe. Murakoze cyane kuri channel yawe TV Amahoro y'Imana abandi namwe kuze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho. Thank you.